Muri iki gitondo Imana yacu ntihabwe icyubahiro, Imana yacu ntishyirwe hejuru, ntigira ikirema kandi ntigira igikomeza. N'Imana ikinga ntibakingura, yakingura ntibakinga, ihagurutse ntawayicaza, irambuye ukuboko ntawayibwira ngo hina, kandi igiye kuvuga ntawicecekesha. Irahambaye, irihagije, ifite imbaraga nyinshi cyane z'indengakamere. Imana yacu ikomeye cyane, ntitinya ibiri kuba, ntitera ubwoba n'ibihe. N'uwera wa Isiraheli, ni Imana yawe bwite kandi ni Imana yanjye bwite. Ibyo ntibinahagije, ni Data wa twese uri mu ijuru, izina rye niryubahwe kandi izina rye nirishyirwe hejuru. Amahanga yose namupfukamire kandi indimi zose zatureka ari uwera. Haleluya. Jehova Rafa, Jehova Yire, El Shaddai, El Elohimu, Imana ikomeye cyane. Jehova Shalom, Imana mahoro yacu n'ibendera ryacu. Ebenezeri, n'Imana yatuzahuye. Imana ishimwe cyane. Dushimye Imana muri iki gitondo rero, turayihimbaje nishyirwe hejuru, nimve ko tuyishimye. Mu kiganiro cy'ubushize twarimo tureba ese iyo Imana isa naho yacecetse, cyangwa se ubona ko ishobora kuba itakumvise, bigenda bite, ukurute. Twarimo tureba umugore w'umunyakananikazi waje kuri Yesu akamubwira ati nyereza umwana. Yesu akamubwira ati reka reka, ntabwo ibiryo byanjye nabigaburira imbwa. Ariko ibyo ntabwo byamuca intege. Ntabwo nzi ikintu kiri kuguca intege muri iyi minsi, nimba gifite imbaraga kurenza iryo jambo. Yesu aramubwira ngo ntabwo ibiryo byanjye nabihimbwa. Ese uri gucibwa intege n'iki muri iyi minsi? Ni ibibazo byavutse, ni ubukungu buri kugenda nabi, ni imiryango yakwanze, ni inshuti cyangwa ni abavandimwe, ni akazi kabuze, ni ubushomeri. Ariko muri byose mu kiganza cya Yesu harimo ibintu byose. Ubwo iyo yaduhaye Yesu ntabwo yamutwima, ntabwo Briton yatwima n'ibindi, ibasha kumuduhana n'ibindi byose. Imana ishimwe cyane. Iyo ibintu rero iyo ubona Imana isa naho itakumvise, intumwa rimwe zagiye mu bwato ngo Yesu arasinzira, hanyuma ziramubwira ati ntubireba ko tugiye gupfa? Nyuma yo kugerageza rwose bakagashya bikanga, baramubwira ati byuka wowe, ntabwo uri kureba ko turimo dupfa? Ariko reka mbabwize ukuri, Imana yacu ni Imana ifite imbaraga, ni Imana ikomeye, ni Uwera wa Isiraheli, ni Imana ifite ikikora kandi ikirema iragikomeza, irasezeranya igasohoza. Niyo yonyine iri Alufa, iri na Omega, n'itangiriro ndetse n'iherezo. Ntuterwe ubwoba n'imiyaga, ntuterwe ubwoba n'imiraba, ntuterwe ubwoba n'ibiri kuba. Rero twarimo tuvuga ko iyo Imana isa nawe yacecetse ubigenza ute? Urakomezanya kwizera. Ikintu utazatakaza mu buzima no kwizera Imana. Nubona ugiye gushirirwa, umuririmbyi niwe waririmbye aravuga ngo iyo ninye ko kwizera kwanjye gushize, kandi iyo ngiye kuneshwa Yesu ni mufata, aramfata kandi akankomeza, ngo kuko nkunda bihebuje, ngo ntiyakundira ubugingo bwanjye guhera, yabucunguje igiciro. Rero aradukunda, aradufata, aradukomeza, ntabwo yakundira ubugingo bwacu guhera. Yesu yabucunguje amaraso y'igiciro. Rero ntabwo yari kupfa, ntabwo yari kugenda. Mwiringire, mugirire icyizere. Imana yacu ni nziza kandi Imana irakomeye. Rero turakomereza kuri icyo cyigisho cy'ubushize. Iyo bigaragara ko Imana itarimo gusubiza uko bishaka, cyangwa se itakubwira ngo wumve ko yakumvise, ese koko iba itakumvise? Ese koko iba yagucecekanye? Reka turebe ijambo ry'Imana riri mu kubara, igitabo cya Mose cyitwa kubara. Turahera ku gice cya 10, niho turi. Turahera ku murongo wa 33. Igice cya 10 umurongo wa 33 haravuga ngo barahaguruka bava ku musozi w'Uwiteka, bagenda urugendo rw'iminsi 3. Isanduku y'isezerano ry'Uwiteka ibashya imbere, igenda urugendo rw'iminsi 3 ibashakira aho gusibira. Cya gicu cy'Uwiteka cyabaga hejuru yabo ku manywa iyo bahagurukaga bakabambura. Uko iyo sanduka yahagurukaga, Mose yaravugaga iki: Uwiteka haguruka, ababisha bawe batatane, abansi bawe bahunge. Yahagarara akavuga ati Uwiteka ahagarukira inzovu z'ibihumbi by'Abisiraheli. Imana ishimwe cyane. Dusomye amagambo atwerekeza ku nkuru y'Abisiraheli barimo bava mu gihugu cya Egiputa. Bagiye mu butayu, bayoborwa n'inkingi y'umuriro nijoro. Ku manywa yabaga ari inkingi y'igicu, cyangwa se yabaga ibatwikiriye, niko ijambo ry'Imana rivuga, kuko mu butayu harashyuha, haba izuba ryinshi. rero Dawidi yabivuze aravuga ngo ababereye igicu ku manywa ubabera
nijoro rero bagombaga kugira ikava, bagombaga kugira bashu izuba ryo mu butayu nuko hari igicu kibatwikiriye, kugira ngo babashe gukora ingendo za nijoro nuko hari umuriro wagombaga kubamurikira. Ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka ni igicu kigukingira izuba ryinshi. Tunyura mu isi isa n'ubutayu, ibidushyushya ubwonko ni byinshi. Imana ishimwe cyane yo kabyara ijya imenya yuko dukeneye n'igicucu, tukikingamo ubwonko bukaruhuka, ukumva uratuje. Muri Yesu niho turi, niho dushyira ibibazo byacu. Iyo wumva ibintu byakubanye byinshi, yumva ubwonko bwashyushye, hari igicu gikavaringa ubwonko bwawe, umutwe wawe ukumva uguwe neza. Byo muri Yesu ukumva uratuje, ntabwo ubonye ibyo washakaga ariko ukumva ubwonko bugiye ku murongo. Nkwifurije rero kubana na Yesu, nkwifurije kuko iyo nkingi yabayoboraga Abisiraheli yari Kristo, niko ijambo rivuga. Nkwifurije kubana na Yesu, ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuzagutinya, mu izina rya Yesu. Rero iyo nkingi yasaga n'aho ariyo, nako ntabwo yasaga, ahubwo yariyo ifite amakuru y'urugendo, niyo yari ifite amakuru y'urugendo, niyo yabayoboraga. Rero iyo yahagurukaga, nusoma amagambo abanza, iyo yahagurukaga barahagurukaga, iyo yahagararaga bagahagarara. Itegeko ry'Imana, niko Bibiliya yatubwiye, itegeko ry'Imana niryo ryabahagurutsaga cyangwa rigatuma babambura amahema yabo. Bagombaga rero kumva no kumvira icyo iyi nkingi iri gukora. Nimba igiye bakagenda, nimba ihagaze bagahagarara. Nta kwicaho ngo wirukanye cyangwa ngo ubone ihagaze wowe ukomeze ugende, cyangwa ngo ubone igenda wowe uhagarare. Mu buzima bwacu bwa buri munsi dukwiye kumva icyo Imana ishaka. Ese aho uri niho Imana igushaka? Mu byo uri gukora uyu munsi nibyo Imana igushakamo? Imigambi yawe uyoborwa n'Umwuka Wera, iyoborwa n'Imana? Uru rugendo rero rusa n'urwo mu butayu kandi rurakomeye. Ibyanditswe byose byandikiwe kutwigisha no kuduhana gukiranuka, no kuduha amakuru, kugira ngo umenye neza yuko nimba umenye Yesu nk'umwami, ukunda Imana cyangwa se uyikeneye, ntabwo ugomba kwiyobora mu bintu ukora byose. Banza usenge, utazavaho unyura ku nkingi yahagaze bikakubera bibi cyane. Abisirayeli bigeze kubigerageza, abanzi babo barabarimbura, bikakubera bibi cyane. Utazavaho uhagarara inkingi yagiye. Donc icyo Imana igushakaho ni igiki, ikikuyoboramo ni ikihe? Noneho rero ndagira ngo dukomeze kuri rya jambo ryacu rivuga ngo Imana isa naho yacecetse. Ese koko iba yacecetse cyangwa ntiba yumvise? Twasomye rero ijambo, turabibaza n'ijambo twasomye rivuga ngo barahaguruka bava ku musozi w'Uwiteka, bagenda urugendo rw'iminsi 3. Isanduku y'isezerano ry'Uwiteka ibashya imbere, ngo igenda urugendo rw'iminsi 3 ibashakira aho gusibira. Amen, haleluya. Igenda urugendo rw'iminsi 3 ibashakira aho gusibira. Ushobora kutabitekereza cyangwa ngo bihe agaciro, kuko aho bajyaga bagikora urugendo rurerure biterwa n'uko inkingi yabayoboye. Rimwe yahagararaga ahantu hatagira amazi, ubundi igahagarara hafi ya Elimu, hari amasoko 12, ubundi igahagarara muri Mara, ubundi igahagarara muri Sini hatagira namba, ubundi igahagarara aho ishaka. Nawe sinzi aho iyawe ihagaze muri iyi minsi ya none, ariko stili nimba warayobowe n'Uwiteka, ahaguhagaritse afite impamvu. Sinzi aho ihagaze. Nimba guhagaritse muri Mara simbizi, nimba guhagaritse muri Sina hatagira amazi, hatagira n'ibiryo simbizi, nimba guhagaritse kuri Elimu Bambe hari amasoko 12, inywaho unezerwe, ntago mbizi. Gusa igihe izahamara cyo ntago tukizi. Icyo nzi cyo no kimuvinga. Ntuzigera ubona ubuzima bwawe buhagarara aho ushaka guhera uvutse kugeza upfuye. Oya, inkingi iragenda. Iragenda. Nubona umuntu aparitse muri Sini, ntukamuseke. Cyangwa aparitse ku mazi ya Mara, ntugaseke ngo urese kujya aparitse hari, wabona ejo ari we uzahaparika. Niyo mpamvu ubuzima bw'abantu bukwiriye kubahana, ukubaha mugenzi wawe, kubaha umuvandimwe. Nubona umusore none uri kureremo, uri hafi y'amasoko 12, gabanya ubwenge. Muri mvugo y'uwo ngo ni gabanya ubwenge. Donc gerageza wumve abaparitse muri Sini,
wumve abaparitse muri mara, wumve abaparitse ahantu habi cyane, wumva ab'inkingi yabo ihagaze mu bushomeri, wumva ab'inkingi yabo ihagaze mu bitaro, wumva ab'inkingi yabo ihagaze muri gereza, wumva ab'inkingi yabo ihagaze mu bibazo byinshi bitandukanye, wumva ab'inkingi yabo ihagaze muri sitarago z'umuryango, urugo rurimo rurasenyuka, wumva ab'inkingi yabo ihagaze aho itorero riri gushwanyuka, wumva ab'inkingi yabo ihagaze mu bihugu birimo intambara. Donc wishyire mu mwanya w'inkingi, kuko iyo nkingi iragenda, ntabwo ari sitati, ntabwo iguma ahantu hamwe. Ejo yawe ubona ihagaze heza, ishobora kuba ari izaba ihagaze aho ngaho, iz'abandi zihagaze. Rero niyo mpamvu ikintu gihinduka, ubuzima burahinduka, ibihe birahinduka, uko Imana n'amasezerano yayo. Rero se Imana iba yacecetse koko ibitarimo kumva, cyangwa se ibitabasha gusubiza? Twasomye ngo igenda urugendo rw'iminsi 3 ibashakira aho gusibira, ibashakira aho bari burare, aho bari bubi. Reka nkubwire mwene data, ntabwo Imana yacecetse, nta nubwo yakwihoreye, irimo irakora urugendo rw'iminsi 3 igushakira aho gusibira. Sinzi iminsi 3 yawe ari igihe kingana iki, ishobora kuba icyumweru, ishobora kuba umwaka, ishobora kuba imyaka 2, 3, 5, 10, 20, 30 na 40, birashoboka iyo ari yo yose. Ariko ibikiri muri rwa rugendo rw'iminsi 3 icyuzuye muri, mbese nanjye kuvuga ngo ya gatatu tuzi kivuze, ibiri muri rwa rugendo rw'iminsi 3 igushakira aho gusibira. Uyu munsi wa none igukorera urugendo, kuko ubutayu ntibari babuze. Usomye haruguru gato, Mose yinginze muri ngo bajyana ababera ijisho ryo mu butayu, ariko ntabwo byari gushoboka. Ubutayu ntibari babuzi, ni Yesu wenyine wari ubuzi. Yesu wenyine rero niwe washoboraga kumenya ngo araba reka bashakira aho gusibira. Reka nkubwire muri ubu buzima, icyo uzi ni uko uyu munsi wabayeho, kuko urabyutse birakunda. Ariko icyo utazi ni amasaha mu kanya ari buze, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5. Uyu munsi biraza kwira bimeze bite, ejo buzaba bimeze bite, ejo bundi buzaba bimeze bite. Uyu munsi uhangayikishijwe n'ejo hazaza, ntuzi nimba uzanahageza. Ikiguhangayikishije nimba uzi nimba ejo uzaba unakigikeneye, kubera situwasiyo y'ejo uko izaba imeze. Ushobora gusanga ibikuvuzigije induru uyu munsi, ejo uzaba utakibikeneye. Bivuga ngo rero Yesu uzi urugendo rwose, ufite gahunda, plan, ufite mapu yose y'urugendo rwo mu butayu. Iyi twavuze ko ari ubutayu. Bibiliya iratubwira ngo isanduku igenda iminsi 3 ibashakira aho gusibira. Tegereza Uwiteka Imana ishobora byose, arimo aragushakira aho usibira, arimo aragushakira aho ukandagira, arimo aragushakira urugo ushakamo, arimo aragushakira akazi uzakora, arimo aragushakira, mbese ntago yicaye, arimo aragenda. Isanduku ngo igenda iminsi 3 ishakira Abisirayeli aho basibira. Ikindi kintu kirimo cyanejeje muri iri jambo ni uko iyi sanduku yahagurukaga, Mose yaravuga ngo haguruka abanzi bacu batatane, ababisha bacu batatane, abanzi bacu baguhunge. Ni kubwira Imana ati haguruka. Rero iyi Imana iri mu ruhande rwawe, uri kuyobora inzira yawe iyobowe n'Uwiteka, gahunda zawe nyinshi zose ziyobowe n'Uwiteka, abanzi baratatana kandi ababisha barahunga. Niko bemera mu buryo bw'umwuka. Satani aratatana, bagutera baje mu nzira imwe, bakagunga banyuze mu nzira 7, kuko Uwiteka niwe urimo gushakira ubuzima, niwe gushakira aho kuba, niwe gushakira aho gutura. Arimo aragenda agushakira aho gusibira, kandi aka kajambo mukumve ni ugusibira, ntabwo ari ubuturo bw'Iteka. Uyu munsi nimba yagukambikishije muri position runaka, ejo uzakambura. Babyise gusibira, ntabwo bigeze babyita gutura, kuko bari mu butayimo baragendagenda. Dore imyaka 40 zabashiriraho nk'uko Uwiteka yari yababwiye. Rero nimba Yesu agusibije muri iki kintu, ugasibira cyangwa ni ibintu biri temporary, ni ibintu bitari butinde, bigusaba ngo ubyitwaremo neza, gusaba ngo ugende neza, gusaba ngo witwararike, kuko ntabwo ari ubutura guhaye. Ahubwo menya ngaje kunyigisha iki, menya ngihahari iki. Kandi no mu bibazo burya ni ugusibira, ntabwo ari permanent, ntabwo ari ibintu bizahoraho. Tuba turi mu rugendo, ibyiza n'ibi birasimburana, niko umwanditsi w'umubwiriza yavuze. Murakoze cyane rero, reka mbabwire ngo Yesu abahe umugisha, muhaye muronke kandi mugubwe neza. Umwami Yesu abashyigikire, kandi turabakunda cyane. Umwami Yesu ajya abana namwe mu kazi kanyu mukora.
ikora mu miryango yanyu, mu nshuti zanyu no mu bavandimwe banyu. Ntabwo Imana yacecetse, ntabwo yaretse kugukunda, ntabwo yaretse kukwitaho, ntabwo yabyibagiwe. Si uko itabikora, ahubwo isanduka y'Imana irimo iragenda igushakira aho gusibira. Nongere ngusubiriremo ngo naho gusibira, ntabwo ari aho gutura iteka. Ejo uzahava, ejo bundi uhave, n'ejo bundi uhave. Iracyagenda igushakira aho gusibira. Yigirira icyizere kuko urabizi neza ko iyo ihagurutse ababisha baratatana, abanzi bakayihunga, ikakugarukira. Imana ishimwe cyane. Yesu abahe umugisha. Shalom shalom.